yasebye mwakabyara nyagasani General Benda ngo yivuruguse nk'iki nk'ingurube mwisayo igihugu cy'u Rwanda Joshua Prophet si umunyarwanda no munyamurenge banga wayari njye ya Prophet Joshua wayari ntago naya ko nabonye habe sifite 100,000 none se njyewe abandi bahawe 5,000,000 umva maze nkubwire njyewe nawe ngiye banangama igitambo gucokoro ahubwo do wageze njya hehe aho abandi bari aba DJ Benda bariya ikironi kimwe bari abo bamaje kugenda Prophet Joshua bavuga hiti Prophet Joshua se man uriya n'umunya business man sibyo ngo tumuntu ashobora gufata amamiliyoni ye akayakiniramo akazana ku mihanda Elon Musk siwe mukire wa mbere kuri iyi si urugero uje nanjye Yes, ese Prophet Joshua urabona amafaranga ari gutanga yakayakojeje iki yakayamajiki n'amafaranga ari guhereza abantu ba content creator ari amafaranga nimba koko Prophet Joshua ari umukire kugira ngo twemere hanza mu Rwanda hari abantu bakennye sibyo arayafasha Bendo afite uryabayo nyamara ari umukene uri nyabwishongwe jepfiyo waburaye yasanze aho ngabo akabagurira kaunga bakarya bro cyangwa se yagerega no mu bitabo hari abantu batagiye kwa muganga hari abana baba ku mihanda bro oya hari abana baba ku mihanda sibyo hari abana baba ku mihanda abo bana bakeneye hari n'abadafite minesi sibyo hari abana babuze minerval hari abantu babuze mituweli bro hari byinshi byo kuvuga gukora so atajya ngo turi kumuvugaho rero ende Prophet Joshua je nta mwanya afite bro nago ntabwo ikintu dushaka kumubwira hano kuri Niho TV ikintu dushaka kumubwira so nashake abantu bafite ikibazo cy'ubukene arafata abantu bafite oya man ese kamaze ngubaza ubone Prophet Joshua umuzi ryari ahubwo se nge nibwo bwa mbere mubonye wari umuzi reka da none se ko numvise so n'abantu mudufasha kugeraho kureba amakuru ari mu ndayisi aho numvise amafaranga ashobora kuba ari ibintu by'ibisazi aya rero amafaranga ngo bamwe batangiye kubura amahoro amakuru ufite ngari minyatsi kuko ngo bamwe ngo kuyarya bakivuruguta mu byondo nase reba mwana reba umuntu w'umugabo ari ni inshuro ingana iki sibyo na amafaranga umuntu yagwanga niki kugira ngo wivurugute mu cyondo kuri nk'ingurube nk'ingurube bro nk'ingurube harabaza ivuruguta mu isani hari umuntu so nabo birimo biravugwa ariko nge nago ndabona amashusho neza abantu bivuruguse hari uwabuza bivuruguse ya General Benda yasebye mwakabyara nyagasani General Benda ngo yivuruguse nk'iki nk'ingurube mu isayo bro Niho TV rero tugiye kubishyira hanze ikiriho ni kimwe sibyo aya mafaranga man hari abantu bahawe ari amafaranga Deben yahawe 5,000,000 ariko nawe abivuze nta nubwo byamenyekana wabivuze Kevin Kade yahawe amafaranga Deben se kunyuma yahawe ni yagiye mu bitero ni yarwajwe n'iki babimenye nawe wabimenye amafaranga ashaka arimo bazimu rero none se uki Bendo iriya video cyonze cyo General Bendo yayikoza baje guhabwa amafaranga ajya kwivuruguta mu cyondo ubwirwe n'iki cyamuvuruguse ari naho abantu bari guhera bakira amafaranga ashaka ko arimo ibintu by'imizi ari amafaranga man bro kamubwire umuntu ukora business ari benshi muri iki gihugu cy'u Rwanda Joshua Prophet si umunyarwanda no munyamurenge ahubwo n'umukongomani nubwo n'umunyamurenge ariko ubwo niwe munyarwanda bro ari benshi bakagomba kugira guhabwa amafaranga akabakiza kandi nawe hari byinshi afite inyubako zimwe mu mujyi wa Kigali tuvuye ngo n'umuherwe ahubwo siko nahantu arabakire tuzi bro afite ikibanza ko nahantu uzafite nyine arabakire tuzi bavuze munyakazi Sadate ite mwumva n'umukire sibyo ba Paul Muvunyi n'abariyo nyine reka twifite amafaranga aba n'abantu b'abariyo Jori ejo yamuritse inzu ye warayibonye bro iriya nzu nanjye wazaye tumudasinzira man iriya muri ntabwo ninde wundi hanyuma ya Deben Kevin Kade amafaranga Kevin Kade we yaba yarahawe ngahe umubare wa Kevin Kade uribanga 5,000,000 zo zamenyekanye ko zahawe inde Deben Kevin Kade ariko ko yahawe amafaranga ari hejuru ubwo Prophet avuga ko afite 1,000,000 zo gushyira mu bantu bamuvuge ese bro ndibaza Prophet Joshua yamamaye kuko bamuvuze iyo niyo misiyo ye nawe amenye icyamuzanye ikiri hano ni kimwe misiyo ari Kristo bro aya mafaranga n'aya Satani abikuzimu niyo wajya utari hasi nayaryaho ase ko hari ibintu biri kuvugenda bivugwa uyu Prophet Joshua hanyuma ngo ashobora kuba afite ngo 1,000,000 ashaka gutanga arazifite ngo nabapati naho tujye muri comedy harimo barayahawe harimo bano ba Musinyi bandi ni ba Musinga ba Oromide ba Giringo bose abo ba comedy ari umuryango famille bari kurya amafaranga ariko ikintu
icyanangaje buriya ari umukomediye bitwa George yavuze ati amafaranga ndi kumva ngo nayikuze so nigeze kubona kanarimo yasengera ariko mara amafaranga nimbara yawe ame miliyoni ebyiri ngejeje kubaza George ni Prophet Joshua nimba yakubonye izo miliyoni ebyiri yaziguha mara ikintu kimwe hano ni kimwe abantu batari gushaka kumenya cyangwa se batari gusobanukirwa iyi ni misiyo ya Satani ndahino Valence papa we arabivugaho iki aya papa se ubundi ariko reka nkubwire muri Prophet Joshua ari mu Rwanda sayize tuvugana nawe uri mu Rwanda nimero se nimero kare koze bro iraguruka ese ibingi wabikora afite amafaranga yake ariko oza kuvuga hano hari abantu bafite amafaranga bro umukuru w'igihugu cyacu urugero ayoro niwe wa mbere mu Rwanda turabizi si daddy ni daddy w'abanyarwanda bose si papa w'u Rwanda oya ni u Rwanda n'amahanga ntabwo garukira u Rwanda gusa uriya na limitation agira none hano uri afite amafaranga ariko arazwi nyine ibikorwa nk'abasiresha bazi tuzi bagira amafaranga abakire bro ubundi umuntu baravuga ngo urumva umuntu ufite amafaranga ntabwo yirata bro ahubwo ariye kugira abantu batamenya ubwenge none uriya we arimo aratanga akajya imbere ya za kamera agakora ama videos ashaka abakote noneho umva kondisiyo umukote creator wese uri hejuru y'ibihumbi 100 bimukurikira bari gwa amafaranga wibuza ngo abantu baciritse ntago ari kuyaba urugero nk'ino YouTube channel yacu niho tukugereza reka hangana ntabwo turi kumuvuga ngo duha amafaranga oya nawe kubibona araza kugusubiza okay waromaje kuri Ndahiro Valence Ndahiro Valence yavuze ngo ikintu yavuze nanjye nicyo ibi ngibi nimba urubyiruko rw'u Rwanda cyangwa se abakote creator bashobora kwifata umuntu akazana 50 bakivuguta mwisogoro n'ingurube bro n'ingurube ariko kutabyongera ni gute ubwo umuhaye miliyoni 2 ngo ngendo nyicire vava atakwica je vava kuri no TV n'ahantu bangura ntago mbaho yagusoza bro ariko ikintu kironi kimwe njyewe hari akavideo nigeze kubona sindi ngo akabonye umusore nimba ari we General Benda nimba ari undi muntu ntabwo bizi yari yambaye twenda tw'imyeru pe asa neza yameshe njya kubona inaze mu bintu by'ibitiyogoro uriya nawe yaba ari mu bantu bari bayariye uriya barayariye man ariye barayamize kuko General Benda uriya umustar arazwi yakoze no kwisibo sembeshoni zigitangaza ko cyane ariko yarahakoze abanyamakuru ntabwo bakoresheje ariko njye nibaza uribanga ririmo Jebeni ashobora kuba yaranze kuririmba nde ntabwo tumuguze baramuzi arumva Kevin Kade nawe akamukatira aho ati cira birarura papa abana akajya muri content creator rero ni inzara ngiri aha hanze aya ngaba content creator mu Rwanda ngo turashonje ngo turabakene sava reka dushaka kubyemera turakene ariko se twemeye vava kamaze ngwere kwitesheje agaciro kwisuzuguza uri umuntu w'umugabo n'umuntu utari umunyagihugu kwisuzuguza uri umuntu w'umugabo ukivuruguta nk'ingurube ukagira ute n'ingurube bro icyo gisebo cyambera amafaranga yose watunga yose umukuru w'igihugu ari speech umukuru w'igihugu yigeze kuvuga ngo niyo naba ngi wawe ni wambya ngo ukora iki ngo nyikore niyo naba ngira ngi wawe mbi wawe ntushobora kugira ute kunsuzugura none umuntu gusuzugura ku 50 bro 50 wanaza kuri yo TV tukabigura ngaye basi ariko nayenze kubicyuba yes guys ni hano kuri Hot TV rero tugera tubazanira ibintu byinshi byagiye bishwa ayo namakuru arimo agenda avugwa ku mihanda yes yari baba arumva ukuri aya mafaranga naya eliminate nyuma y'igihe gitoya aba bose bayabonye uzabona ingaruka kandi bazazibona zizagaragara icyo bw'abanyarwanda mu byanditswe mu byahishuwe agera so yo byahishuwe tugeze no muri bagaragaza iminsi ya nyuma y'imperuka ibizaba mu bimwe mu bimenyetso hari abazaza bavuga ko bagombwa kuramwa avuga nabivuga gutera bashaka ko babaramya nk'umu uzi General Bena ngo Yesu we Imana yasaze ibaza ko yabaye Imana nyine y'abakote creator yanjye sindi nibu none se ngabwire bro abantu bafashe amafaranga ni abapapa bawe kuri wowe uhora akana uri umwana mu mikino no mu biti 100 ariko bagutanze ariko bari kandi ngenzira urumva abakuru bayobotse n'abato mugira gutya kukayoboka oya njye ngabwire sibyo wenda sinzi ko wenda hazaza nge sinatanga amafaranga kugira ngo abantu bankurikirane sibyo bayatubereye musema ni Hot TV kazamuka niho TV ikizamura niho TV abanyarwanda akakomeza kubona ubutumwa nk'ubu ngubu ngaho namurufite urebe oya Prophet Joshua niba afite amafaranga koko noneho yego katuvuge niba afite amafaranga ikisi itangazamakuru cyanjye niho TV so nareba ati vava okay nk'umukote creator nawe urayobotse oya ngira ngo nyobotse
areka gufata amafaranga ngo nge ntabwo nyashaka ari aya mafati so nayashakemo ibikorwa bimwe agushingira radio se nashingira radio sava cyangwa televiziyo hanyuma habe mu abanyarwanda gose wamaze kuvuga ko amafaranga igiye utayakeneye oya ibikorwa naza kubishinga akaguha akazi wenda arabiguhaye ko amafaranga azajya avamo azajya akora iki nyumva neza ayo mafaranga rero azajya ava muri ibyo bikorwa so icyo gikorwa cyajinye yifasha abanyarwanda muri rusange rero amafaranga yahaye general benda bahaye n'abandi agufasha ikigo cyangwa nashinga ikigo cy'amashuri birangiye atanga amafaranga nakoresha imihanda nk'abandi bakire bose ubu wasanga niwe hatari amafaranga buriya wasanga baramubwiye ngo dukeneye limite y'umubare w'abana kandi dukeneye abantu nk'aba ngaba muri kabiri